Okay, sorry. Twongeye kubaha ikaze hano kuri inkuru nziza tubifitiye shene yacu, shene yanyu, umuhorongo duhuriramo maze tugasangira ijambo. Nk'ibisanzwe rero uyu munsi twongeye twagarutse muri cya kiganiro cyanyu ingingo y'umunsi. Yes, uyu munsi rero turaganira kuki? Tubwire urumva twaganira kuki? Twandikire muri comment section. Nkuko bamwe muri mwe mwagiye mubidusaba muri comment, ingingo y'umunsi twahisemo uyu munsi tugiye kuganira ku mategeko. Tugiye kuganira ku mategeko. Abanyamategeko rero muri thumbs up. Reka uyu munsi rero tuganire ku gitabo cy'umwanditsi nakunze cyane, ntekereza ko nawe wakunda uramutse wumvishe ubuhanga bwe, n'umwanditsi witwa Robert Greene. Turaganira ku gitabo cye yahaye izina rya The 48 Laws of Power, cyangwa se amategeko 48 y'ububashye. I think the most of you are seeking for power. Okay? Ntekereza rero ko ari nta muntu udashaka kugira ububasha ku bintu cyangwa se ku bantu runaka. Hafi ya twese twifuza kubona abandi batwubaha, turashaka kubona batwizera, turashaka kubona benshi badufata nk'ab'icyitegererezo cyiza. Rero nkuko njye nawe twifuza ibyo, reka turebere hamwe ubwenge buri muri kino gitabo The 48 Laws of Power. Reka twe gutinda rero maze dutangire turebera hamwe itegeko rya mbere. Law 1. Never outshines the master. Ntukigaragaze cyane kurenza sobuja. Yes, niryo tegeko rya mbere muri kino gitabo The 48 Laws of Power. Mu gitabo hari ishusho baduha, barakubwira bati itegereze uko inyenyeri mu kirere zigaragara. Buri imwe yigaragaza mu gihe cyayo, nta nyenyeri n'imwe izagerageza kwaka cyane kurusha izuba mu gihe cyo kumanywa. Iyo izuba ririmo ryaka rimurika, izindi nyenyeri zose zigabanya urumuri, ngo kabone nubwo izo nyenyeri zaba zaka kurusha izuba, byose zibikora kugira ngo zihe umwanya izuba rimurike mu gihe cyaryo. Iyo rero niyo shusho baduha, ngo niba nta nyenyeri n'imwe ishobora kwaka cyane kurusha uko izuba ryaka ku manywa, bivuze ko buri muntu wese aba afite igihe cye cyo kwaka. Buri gihe hora ugerageza gutuma abari hejuru yawe biyumva batekanye imbere yawe mu byo wifuza byose. Niba wifuza kubigarurira ugatwara imitima yabo, ntukajye kure cyane mu kwerekana ko ufite impano ndetse ko wakora ibihambaye kubarenza, ahubwo ngo ca bugufi ubereka ko uri hasi yabo, ahubwo ko ukeneye ubufasha bwabo. Uko niko uzazamukira ku birenge byabo. Iyo rero niryo tegeko rya mbere duciyemo mu ncamake. Reka rero turebere hamwe itegeko rya kabiri naryo mu ncamake. Law number 2. Never put too much trust in friends. Learn to use enemy. Okay? Yeah. Ntukizere cyane inshuti, ahubwo wige gukoresha abanzi bawe. Iri tegeko rero risa nk'irikomeye kuryumva, ariko nyine turagerageza kurisobanura. Ririmo utuntu rucaninjenze kuko ni itegeko ryopoza, risa nk'irivuga ibitandukanye n'ibyo twebwe akenshi twizera. Kuko akenshi usanga iyo tuvuze ngo umuntu dushobora kuba twakorana nawe byinshi, akenshi aba ari inshuti yacu. Rero ikibazo hano ngaha nuko iri tegeko ritubuza kuba twakorana cyane na za nshuti ngo tuzizere. Ese ni ukubera iki tutagomba kwizera cyane inshuti, ahubwo tukaba twakoresha abanzi bacu? Ni gute rero? Baratubwira bati itondere inshuti zawe kuko zikuzi neza, bazakugambanira vuba biratinze kuko bazi ibyawe byose. Ngo bizaborohera kukugira ishyari, ibirenze ibyo kandi bazakugira igikoresho byinshi ubibakorere n'ibyo ubwabo babasha kwikorera. Umva, ahubwo iga gukoresha abanzi bawe, nukoresha umwanzi wawe we azarwana no gukora neza bishoboka, kugira ngo akwereke ko uwo ari uwo kwizerwa. Ngo kandi niba nta banzi ufite, ngo iga kwiremera abanzi bawe. Ko niko tegeko rivuga. Yes. Umva iri sengesho ry'umufilozofe Voltaire. Uyu mufilozofe yabayeho kuva mu 1694 kugeza mu 1778. Uyu mufilozofe Voltaire we yasengaga agira ati, Nyagasani ndinda inshuti zanjye kugira ngo mbashe kwita ku banzi banjye. Nkuko bigaragara, nkuko mu gitabo babisobanura,
kwizera umuntu wita inshuti yawe ku buryo umubwira byose, akenshi byatumye benshi batenguhwa bakaberuka murabazi cyane babayeho. Ni ingero nyinshi cyane mu mateka, biragaragara cyane ko akenshi wakunze kubona ko hari abantu bari inshuti nyuma umwe akaza guhemukira undi. Hano rero mu gitabo baza kuduha indi nkuru ibishimangira, isobanura uburyo hari ukuntu ushobora kwizera umuntu nk'inshuti ahubwo akakubera mubi mu buryo nawe utatekekaga. Hano rero umva iyi nkuru dusanga muri icyo gitabo The 48 Laws of Power. Iyo nkuru iragira iti: inzoka yarimo ihigwa n'umuhigi, ubwo umuhigi yayirukankagaho, inzoka yaje kubona umuhinzi hafi aho ngaho. Inzoka rero yaje kwegera uwo muhinzi, iramwinginga cyane ngo ayihishe. Umuhinzi we yaje kumva ibyo inzoka yisaba, maze yemera kuyihisha. Yemeye guhisha iyo nzoka, maze aratega, inzoka iyinjira iruhukira mu nda y'uwo mugabo. Ibyago bishize, wa mugabo yasabye ya nzoka gusohoka kuko wa muhigi we yari yamaze kugenda. Inzoka yo yakumva ubushyuhe ndetse no kugubwa neza biri mu nda y'uwo mugabo. Inzoka iranangira yanga kuvamo, ahubwo yibera muri iyo nda, ihagira ubuturo bwayo, ibyariramo abandi bana benshi. Umugabo we asigara agubwa nabi, arwaragurika ubwo kugirira neza ya nzoka. Reka rero dukomeze n'itegeko rya gatatu ry'igitabo The 48 Laws of Power. Itegeko rya gatatu riravuga ngo cancel your intention. Hisha kure icyo ugambiriye. Kura ku buryo abandi ubaheza mu rushisho aho batamenya icyo ugambiriye. Bahuma amaso mu gihe batazaba babasha kumenya icyo uhugiyeho, ntibazabasha kumenya uko bategura ibitero bigusenya. N'igihe bazaba babimenye bazasanga baratinze cyane. Ngo n'igihe bazabimenyera bazasange baratinze cyane, ari ntacyo babikoraho. Yes. Gusa akenshi hari ubwo dukunda kuba twavuga planning zacu, ibyo tutugambirira. Gusa iki gitabo cyo kirakubwira ngo stop, rekeraho kugaragariza buri umwe wese icyo ugambirira. Ibyo biratuma utaba umuntu w'ububasha bwinshi, ahubwo birakugabanyiriza ubutware. Rekeraho gukomeza kuvuga ibyo ugambirira ku muntu wese ubonye, kuko ibyo bikugabanyiriza ububasha bwawe n'ubutware bwawe. Reka rero turebere hamwe irindi tegeko rya kane. Itegeko rya kane ryo riravuga riti always say less than necessary. Always say less than necessary. Hora uvuga bike kurusha ibikenewe. Ngo iyo ushatse kwemeza abantu ukoresheje amagambo, uko uvuga byinshi ni nako urushaho kuba usanzwe. Uko ni nako kandi utaba ukibasha kwigenzura, kandi nta gitangaza abandi baba bakikubonamo, kuko bakumenyereye uvuga amagambo menshi. Uzavuga ikintu gishya bo bazacyumva nk'igisanzwe, nta gaciro kanini bazagiha. Abantu b'ibihangage babasha gutwara imitima y'abandi bakoresheje kuvuga make. Icyo bavuze kirubahwa kuko bumva ko kirimo ubwenge bwinshi. Uko uvuga amagambo menshi niko n'amahirwe yo kuvuga amagambo y'ubwenge buke yiyongera. Urumva akantu batoroheje kuvuga make. Reka nanjye rero kuri ngingo mvuge make, tujye ku itegeko rya gatanu. Muri abantu bazi ubwenge murahita mwikuriramo ibyanyu. Law number 5. So much depend on reputation, guard it with your life. Iri tegeko naryo rirakaze cyane. Ngo byinshi muri ubu buzima bishingiye ku ishusho abandi batubonamo. Iyo shusho yirindishe ubuzima bwawe. Ishusho nziza abandi batubonamo ni ibuye rikomeza imfuruka z'icyubahiro cyawe. Muri iyo shusho nziza abandi bakubonamo niho ushobora gukura ububasha bwo kuyoboza inkoni y'icyuma imitima y'abandi, bityo rero bikakugeza ku ntsinzi. Mu gihe iyo shusho yawe izaba imaze kwangirika, abanzi bawe bazava impande zose maze bakurambike hasi. Rimbisha ishusho yawe zahabu ishashagirana, uyirinde icyaza kiyangiriza cyose aho cyava kikagera. Ngo wige gusenya abanzi bawe, urema imyenge n'ibizinga mu masura yabo, maze wowe witarure ujye nko ku ruhande, maze ureke amaso ya rubanda acimaka, kuko isura yawe igaragara nk'igitangaza kubarusha. Abo bose bazahera ko bakubona nk'uw'igitangaza. Rero nayo ni amategeko atanu turebye muri kino gitabo The 48 Laws of Power. Tubabwira ko tuzagenda dukomeza dusoma n'andi mategeko muri kino kiganiro. Niba mubyifuza ko tuzakomeza n'andi mategeko, turaza kubibona mu bitekerezo byanyu muri comment, ndetse n'uburyo mushira like kuri kino kiganiro.
byari byo rero twari tubateguriye uyu munsi. Reka tuzahure dukomeza n'andi mategeko akurikira mpaka rusoje ayo mategeko yose 48. Yes, iyo rero nk'ibisanzwe ni inkuru nziza tubifite mu kiganiro ingingo y'umunsi, mukaba mwari kumwe nanjye Francis Nkuru nziza. Rero Imana ibaho umugisha, nakagaruka. Bye.